Janvier w'inyarwanda yavuze ukuntu ibyamamare bimwe byamamaje izi nzoga bakazamamaza pe bakitwa ba brand ambassadors. harageze ubu ngubu ko inzira baciye rwose bamamaza ibintu byica abantu bongere bayice. Turabasabye tujyane nabo bongere bayice bavuga ngo rwose hehe n'icyuma. Ntabwo ari igisebo pe, tuvuge ko wenda babikoraga batabizi ariko ubu noneho barabimenya. Ubutwari bwabo rero kuri urugamba niho tukeneye, ubwakaka bwabo, bwamamare bwabo, bw'ubudahangarwa bwabo nibo bukoresha, bwabo influencer bwabo nibo bukoresha baca icyuma mu gihugu, kuko nabo ni ababyeyi, nabo bafite abana barera muri iki gihugu. Ntugire ngo yego uruhare wagize ubyamamaza bikanyobwa, ibyo ngibyo turabyibagirwa, ariko abanyarwanda bakeneye kwibagirwa wowe wamamaje kiriya cyuma. Kigomba kwibagirana mu mitwe y'abantu, usubiye inyuma uvuga ati rwose naribeshye. Abanyarwanda hehe n'icyuma. Turabasabye nabo iyo nzira baciye bongere bayice, kuko ntituzajye tubabona basoroma amatunda igihe cyo kubaka u Rwanda ngo tubabure, kuko ibi ni ukubaka u Rwanda. Dukeneye bwa buhangange bwabo, bwa bwamamare bwabo, kandi bo biroroshye cyane. Uzi ukuntu babikoresha mu buryo bworoshye, ati bantu banjye bakoreshe mu buryo bwabo. Iyo nzira baciye bayice dufatanye, ntitubabure muri uru rugamba. Ese ubundi kugeza ubu ngubu bari hehe? Janvier uze kubambariza ati muri social media influencers, abahanzi muri hehe muri uru rugamba rwo guca icyuma mu Rwanda? Kindi, hari product nyinshi twagiye tubona muri ripereza twakoze, hari product nyinshi twagiye tubona ku masoko kandi badafite cya cyangombwa twavuze cya product registration. Ni ukuvuga ngo niba watse ibyangombwa bya product imwe, igihe ukoze indi product nabyo ugomba kuyakira icyangombwa. Ntabwo ari icyangombwa kimwe kuri byose, oya, icyangombwa na product, icyangombwa na product. Izo rero nizo za malpractice twagiye tubona, aho berekanaga ngo icyangombwa cya product runaka ubwo kikaba icyangombwa kuri product zose. Ntabwo byemewe. Erega iyo bavuga ngo icyangombwa na product, cyo baba bavuga nuko iya product yemerewe kujya ku isoko kuko yujuje ibisabwa, yujuje ubuziranenge, nicyo biba bivuga, nta kindi. Ikibyemezo ku bindi bihugu cyasubijwe, eminent rwose twakugarantisa ko ntabwo birangiriye ahangaha, ntabwo birangiriye ku cyuma gusa, bizajya no mu bindi byose, kuko dukeneye umunyarwanda muzima ufite ubuzima buzima. Ngira ngo muribuka igihe tugaragaza ibyerekeye za ji za salama, hari abantu benshi baduteye n'amabuye, ariko ubu ngubu baragaruka bakavuga ati mwarakoze, ntabwo twari tuzi ko tunywa uriya mwanda umeze kuriya. Rero dufatanye. So izo ngamba ntabwo zihagaririye ku byuma gusa, zizakomeza, kuko ubuziranenge ku biribwa, ibinyobwa, nibyo biganisha ku munyarwanda muzima ufite ubuzima buzima. Kandi wibuke neza, nta cyasimbura ubuzima. Ikindi, uyu musore rwose w'umunyarwanda yanjyanye mu kibazo kitajyanye wenda na topic turimo, ariko reka tubyubahe tugusubize. Shema Fabrice yarafashwe ku itariki ya 11 Kanama, akurikiranyweho gutanga sheke itazigamiye. Iperereza rirakomeje, ni sheke ijyanye n'imirimo yakoraga. Kugeza aho ngaho nta kindi twatangaza, ndetse haveho n'ibindi bintu twumva by'urujijo abantu bamwe bagenda bavuga bitari byo. Iyi niyo official statement. Ngira ngo
n'ibyo ngibyo kuri icyo ngicyo. Ni imirimo ye bwite. Urakoze, ni imirimo ye bwite, ntaho ifite aho ihuriye na Ferwafa, ni imirimo ye bwite. N'ikibazo akurikiranwa na sheke itazigamiye ni ijyanye n'akazi ke bwite. Urakoze wenda kuba udufashe gushyiraho precision.